Ndi papa SAVA. Hodi. Karibu digidi. Come. Stari. Come. Komera. Mbona utembana ibintu by'ibikapu. Umeze ute? Umuragendo ubwiriza nka wa mugabo hano hepfo. Uzenguruka amabisi yose abwiriza. Bandi kubwiriza. Ubu ndi bakuzahura abavandimwe n'abaturanyi. Amakuru se? Amakuru ni meza. Meze neza. Ndaho naka kazi. Mugeze kukize? Sha turashima Imana burya. Ndabona iki kigaje kimeze neza. Nabana ko aya mamera. Sha nta kibazo pe. Ntago dukunze kubigira. Ariko ndabona birimo. Charase bagatebe. Oya ntabwo ntinda mfite rendez-vous. Ko ntasa nambaye. Mfite rendez-vous yihutirwa. No kuvuga ngo mfite ingo zigeze muri 14. Zabaye selected ku rwego rw'igihugu ariko byose ngiye mbikoramo ibintu byitwa depistage. Zabaye? Depiste. Urumva? Nuko ngo twagiye tuzihitamo. Badukoresheje satellite. Ngo muzinkunga se? Oya. Mu byukuri ushobora kudakurikirana. Televiziyo ikora neza. Shaira ko hano ko muri iyi minsi. Ntabwo uri kumbona se muri minsi kuri televiziyo mu biganiro. Havamo amakuru ngahita njyamo. Hakavamo publicité ngahita njyamo. Ntabwo wabimenye. Amakuru aza nibereye mu gikoni. Ntiketse niba ari kirimbuzi wenda ukubona. Uri abagabo niba bakuze gukurikirana ibintu bya ntuza bigezweho cyane mwebwe ntabwo mubizi muri mu bana mwonsa mugira muti. Ahandi bitese. Ndashima Imana digidi. Bon ntabwo rero ntinda nagira ngo nta kunyuza amahirwe mu byukuri nari mvuze haruguru ibyo byizo ngo twaje duhitamo. Ngira ngo uransi. Yego ndakuzi. Maître digidigi. Jean Bosco. Ubu rero nje nk'umwavoka wikorera ku giti cye ariko wageze ku rwego mpuzamigabane. Ku rwego mpuzamigabane. Ubu ngubu dufite amahugurwa muri Intercontinental ariko azabera kuri satellite nagiye mbikubwira haruguru. Nukuvuga ngo rero nje natekereje ndavuga iri mu rwego rwo gutanga umusanzu kuko bishobora gutuma mva nko kuri urwego nkajya nko muri Banque Mondiale mukambura ariko nkagenda ntabafashije. So nari natekereje ndavuga ni reka nze cyane abadamu ngira umusanzu umusanzu tetera. Aha mfite igitabo uyu ni umuzingo w'amategeko ari local na international. Aha naho mfite umuzingo ni nabyo tuzatugiyemo muri iyo nama mpuzamigabane y'amategeko y'umugereka n'ari mahanga. Mu magambo make nta bitinzemo ikintu cyari kinzanye byari kugira ngo umufashe. Ese ntabwo ushobora kuba ufite n'ibibazo runaka ufitanye n'umugabo wawe kugira ngo ngufashe mbanze kwanza icyambere kuzahure mu buryo bw'ubukungu n'amafaranga, icya kabiri nguheshe uburenganzira mu rugo nk'umugore. Nshatse kuvuga iki? Tuvuge ntaguciye mu ijambo waruvuze ngo uri mu mategeko ngo uri mu migabane ngo uzajya hanze none kuri kumbaza ibibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Icyo nshatse kuvuga ubwo biraza guhurira buriya ni nacyo kintu gita kibagonga cy'ingingo mama mudasobanukiwe. Nk'ubwo warunciye mu ijambo kandi wavuze ngo naguciye mu ijambo kandi uvuze naguhaye ijambo. Ubwo urumva mu mategeko nibyo bintu twe dushaka kwiga. Hari akantu katari kagenze neza. Bitangiye bincanga. None reka bigucangurire, reka mbigucangurire. Ngewe narinyuze ahangaha nk'umugore kugira ngo nkugire inama. Ngewe mbere umwavoka tuvuge nk'umugabo ushobora kuba gukandamiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkakwereka ukuntu utanga ikirego ukamureka, ariko nkakwereka n'ingingo ituma batamufunga ahubwo bakamuha agasopo, ariko byose bakamuca n'amafaranga n'indishyi bikakugaruka nk'umugore. Ni mubanye nabi se nari buturutse tubaza mufitanye imisi.
siko bimeze ni ibisanzwe nta bibazo bidasanzwe byatuma wenda kandi uri kuntesha umwanya hivangamo niba mubanye nabi iyo ni ingingo iri mu byaha mpanabyaha uretse gato ni ingingo iri mu byaha mpanabyaha bivuga ngo aka kanya wakagombye guhita urega umugabo ubu nonaha ugahita wangaje ikirego nkagikukurikiranira kuko ndi umwavoka nkakiburanira narangiza agatsindwa yamara gutsindwa agacibwa amafaranga bakayaguha ubu se ntabwo hezwa ku mutungo w'urugo ntabwo hezwa ntabwo nyine biraho birasanzwe ariko nyine ndi kwibaza nibiye byatuma mutwara mu mategeko nkawe nabonye nibyo nyine nkubwira nge nkeneye ingingo zigufasha icyo gihe rero iyo tuvuge nk'umugabo wawe ashobora kuba afite nk'amafaranga ngenda kwereka ingingo umurege numara kumurega wowe ibimenyetso bifatika turirinda ko afungwa ariko acibwa amafaranga ya mafaranga bamuca nawe ugira akamushyira ku igufu y'umugore nicyo nashaka kugira iyo bamaze kuyamuca bahita bayaha umugore bazayaguha nanjye nkwiye komisiyo ntoya muri make ndashaka kugira ngo ubone amafaranga uyakuye ku mugabo wawe urabyumva ibyo uri kumbwira ndi kubyumva ariko ndi kubyumva igice sibyo umugabo wanjye tubanye neza ibibazo biba ngaha muri uru rugo ni ibibazo rusange ntazibana zidakomanya amahembe rero ibyo dupfa njye n'umugabo wanjye ndumva nta kimwe cyagufasha ngo ugitware muri ayo mategeko wavuga nta kibazo wagirana n'umugabo wawe cyatuma njya mu rukiko nyine ikibazo njye wagirana n'umugabo wanjye ntacyo mu rukiko kirimo ntacyo mu rukiko none se abaturanyi nta muntu ufitanye ikibazo cy'umuyenzi ngo twangaje ikirego abaturanyi banjye tubanye neza degidi mbabarira ndetse twaba dufitanye ikibazo nimwakwangaje mukavuga mutibye metera tugashaka oya dore wowe pfanga mbyariye umwana muri batisimu uriya ruguru ni umunywanyi ubwo navuga ndetse ikibazo ufite rero twangaje urubanza nta na kimwe degidi rwose ngiye nta kintu kimwe undangiye kwandi ese ubu nkubwire ngo umugabo wanjye arantuka ese umbwire ngo undangiye ese nshobora kubona akazi kandi ubwo ni inyungu zanyu degidi mva nkubwize ukuri rwose yenda wayobye n'ibintu byakuzanye ngaha simbizi sindi kubisobanukirwa igendere ariko ibyo byose bikorwa mu buryo bw'ibanga ntekereza ko nta kibazo gihari ariko ibyo byose ahubwo ntesheje umwanya ibanga se nibaze kumva wakoze kuza nari magize ngo ubwo turebe ko ari cyo twaganira ese ndeke umugabo wanjye ngo anyima amafaranga bamufunga nyuma amaye ariko digidi nawe uraza wihura nk'imvura yo mu ki umeze ute uraho neza Chris yazakuze iteka ryose kuba mwemera umeze mute turagumye mu madamu rero urabizi yuko muri iyi minsi igenda umwavoka nya makuru njye ni mashya kuri ngema ubwo utari uyazi yamenye maze iminsi rero ndi gufasha abantu b'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe mu bibazo bya hato na hato cyane cyane ariko bifite imanza biri mu manza nk'abagize gutya bakicara imanza zabo zigapfapfana cyangwa se bakicara bakibeshya wenda ntibabone ko ikintu ari icyaha kandi cyari icyaha gihanwa n'amategeko kirimo n'inyungu cyangwa se bakicara ntibamenye n'uburenganzira bwabo cyane biri kugenda gute rero njyewe iyo umuntu angiriye ibanga n'icyizere mufashane nk'ubu urugero njye natekereje ku rugo rwawe natuge ndicara ndavuga nti se kwaba abantu hari ukuntu bashobora kuba umwe akandamiza undi kuko njyewe nkinakubona ngasanga uri gusekura imyumbati nahise mbona ko hari itegeko n'uburenganzira bwawe byahutajwe kuko imyumbati igomba gusekurwa n'iki n'icyuma ntabwo uri imashini yo gusekura iki imyumbati iyo uretse gato iseka guseka se mu bikomeye mbwira iyi myumbati yakagombye gusekurwa n'icyuma ntabwo ari amaboko yawe kuko ntabwo uri imashini nk'iyo ni ingingo ikurengera y'ukuntu ushobora kurega hatungi ukamurega ukavuga uti njye hatungi ankoresha nk'ipunda kandi sindi ipunda agahanwa n'iki n'amategeko wumvise none ko ngira ngo njye nkugire inama ngufashe ko njyewe bitagombera ibintu byinshi ko ari udufaranga dukeya umpa nkajya mu rubanza ngashora urubanza cyangwa se yakumva ko nshoye urubanza akagira ate akaza akagusaba imbabazi mukiyunga waretse nkakugira inama bivuye mu gusakura imyumbati se none si icyo ni kimwe tubona none se ubu nutwite uretse gato ndabyumva nutwite ubwo uzi yuko kuba utwite umwana none ukamusekurana imyumbati ari icyaha noneho ndengakamere cy'urusobe rusobekeranye rw'inyongera ifite umugereka kandi mu byaha mpanabyaha nese digide umwana si uwanjye n'ahatu umwana n'uwo ariko afite uburenganzira bwo kuba mu nda yidegembya ntawe mu nda arimo akora imirimo y'agahato nk'uko
uzi ko nawe wabizira wari ukizi icyo ubu se ari gusekura nayo imyumbati none se ntabwo ari gusekura imyumbati binyuze muri uwo mwana ubu ntabwo ubyumva uretse n'icyo wenda tubyihurira ibyo tuvuge nk'iyo wenda muri mu buriri kwatunga imunsi ntabwo azana ibintu bya nyongera buri kanya nyongera ako saka tunambwene iryo si ihohoterwa hatu na kwa digidi kankubwire ikintu nzi kuri hatungi icyari kimbangamiye kuri we ni ukujya mu kabari n'indaya ibyo yarabicogoje ikindi hatungi ikintu yanga ni uko wateka inyama ze adahari uri kumva umufa ntawumva uko umera inyama itogosheje ntayiryaho ariko ubu kuri icyo cya nyongera ese ubundi ubwagenda wanarazanwe n'iki tubikora mu bwumvikane wamenya ubwenge yego digidi wewe nimba ari ibyo byawe igendere nta muturanyi mubanye nabi umuturanyi oya twagashira bake twarumvikanye epfiyo none ubwo se oya digidi igendere igendere njye hatungi tubanye neza muri iki gihe umwana aramuririmbira ibintu ni sawa ubu bugari ndasekura rwose oya nta kibazo abaturanyi nawe ugenda ubishakire oya kiracyo ntikiranisobanukirwa nk'ubwo umuntu ntabwo aba akubwira ibintu by'ingingo zo kugira ngo agufashe kiraguhereye ariko genda uhigira ahandi yewe digidigi we higira ahandi ye yewe ntabwo ibi ngibi ubundi nsanzwe mbimenyereye ahangaha aka kabari ubundi kakoraga neza ariko ibintu basigaye barigeza njye nta n'ibyo nzi umuntu atanga komande kuva amasaha abiri iminota 30 bajyaga baba bakoze serivisi neza umva mwabahungu mwe ubwo murabyirira nibashaka bazabibakate kuko njye ndigende ntabwo nakomeza kubategereza mvashaka di komera uzi ko ubu nari mvuye hano ari wenje kureba urabeshye hambuze se ariko ngo uri mu kazi ndi mu kazi icyo bita engineer engagé maître intercontinental mu mahugura ajyamo ufite urubanza se umva se nuriya muturanyi wanjye umva byatangiye numva mwishyiramo bikomeza numva mwanga none ndashaka kumukomesha nagendeye bisambu ndahagara ndayitegereza ndi ku gasozi hamwe hitegeye iwanjye sanga ibaye yanjye urajya mu bwenge ndimba urajya utangiye kumenya ubwenge dore rero umva ikintu uri bukore njyewe nabirangije ndavuga ko nayiguze na se yego muri 71 kandi ubwo se uretse gato ubwo 71 nabigorora urumva ariko ubwo se yapfuye muri 64 se kuri 64 ariko ndavuga ko twayiguze muri 71 ikintu uri bukore rero ni ukugenda ukayitera intambwe ukamenya intambwe ifite neza ku buryo baramutse banaje mu iperereza intambwe bazazitera bagasanga birahura ntunzi urajyamo ntunzi igikenewe ni ukuguha amafaranga ndayafite ndimba ntunzi jewe ndi ku rwego rwo kudizayininga ikirego nkagishakira n'ibisubizo nkakirega nkanakiburanira isambu bayange rero aho abagabo bahuriye aho bavuganiye niho bahurira mira agacupa aho hepfo ndaje banka tuyidezayini urwo ndaruburana umva urwo ndaruburana ndakubwiye ngo niba wowe ushoboye njyewe ndashoboye kurenza ku rwego ubyumva mire niko ibyo mbabwira kandi njyewe bari ibyo bintu bwo mwumva mwebwe byo ikitumvikana ni iki icyambere ni ukwishyiramo n'ikipe nk'uko nari mbabwiye none se reka tworoshye ibintu mu by'ukuri muhemberwa igihe hari igihe barenzaho guhemberwa igihe se ubwo se ko hari n'igihe baduha mbere ko ni rimwe na rimwe nanone voilà wiba ari kubyumva bivuga ngo niba batabayera igihe ibyo ni uburyo bw'iyicarubozo none se ubaye n'umwe barimo ideni oya none se wava kugendera ugiye gute kandi turi ku itariki eshanu nta n'umwe barimo ideni mufite silence mufite silence mituweli ze
oya reba nk'ubu witemye nk'urwo rutoki ntibahita bakwirukana bakangaje uriya papa sava ugire ngo uramuzi ntiyaguha akazi ntiwakwinjira hano udafite ubwishingizi oya udafite mituweli cyangwa se n'undi bwishingizi ntiwakora akazi yewe ikibazo mfite ubundi ngo ikibazo kimeze gite ikibazo hano cyari kiri uretse wenda Sobanurire yewe nashaka kugira mbere none se tuvuge nka hano musoza akazi ryari kazi se ko umuntu agasoza bitewe n'igihe Abakiriya abakiriya bagendeye ntabwo icyo none kintu ibyo rero ni bumwe mu mirimo yo gukoresha abantu agatuma bwene no kubabyaza umusaruro nk'ipunda bose muri amapunda ku buryo mwakora akazi nk'imashini icyo wabihora se bose dukora amashift ugize amahirwe abakiriya baza dukora amashift ni ukuvuga ngo nimba ukoze mu gitondo si ukora nyuma ya saa sita okay none se umva muco ndakumva muri iri gihe koko cyakoze ntabwo turira igihe buri wese arya bitewe n'umwanya afite none niba mutarira igihe oya wumva icyo kintu niba garanti dovi ari imyaka 46 ku muntu uzayuzuza ute utarira igihe kandi ukora mu biryo uvuze ngo garanti y'iki hati nanasi komande ziri buto bwawe ariko ariko uzi ko utanakurikirana 68 oya rwari urugero nanjye nari urugero bavuze ko utabizi ahubwo ukaza ukicara hano tugakwigisha mu by'ukuri njyewe mumaze kumva izo ngingo zose ntazakora batizanye ngira ikirego ndege nimara kureka mubona amafaranga ibyo bintu birimo indishyi harimo amafaranga ntuse sibyo mbabwira okay nimba harimo amafaranga ubwisungane kuri iri gihe gukora amasaha y'ikinga ikirego hano kirahari kinakomeye nimba harimo amafaranga sibyo mu by'ukuri kurundi ruhande rumwe ndi kubyumva urundi simbyumva nibe nawe ubwo niba wenda ari ukugira ngo batwishyurire ngo n'imisoro arya RSS babaye n'indishyi z'akababaro nyine hatunga ibyo byihorera igiti cyavuze ko si amafaranga mushaka ababara nashaka z'abandi digide umvrata digide si amakashi ariko nushaka amafaranga digide ikirego kirari rwose kinakomeye urakibura noneho rero bose ntacyo yatwinye twerekwa digide genda kuri resebusiyo baguha ikayi urebe abakiriya bose bagiye batatwishyuye ukurikirana icyo kirego ndareba inyungu zawe ako mano ubundi firigo ubu ntabwo wongeye kwibuka icomokora yeco mukora firigo ndasanga jigo dosha nawe ubundi serivisi zo mujye muzikora neza mubaza digite urahiga ibirego hano urahiga ibirego n'indi babigutumya ariko nta kibazo gisanzwe ubusanga ni kure ku buryo ntakumva abakozi barera igihe ngo abakozi ngo wakwitema ngo ariko mumugira kandi ibyo bintu ntabwo ari uyu munsi n'uyu munsi ubimazemo igihe harya ngo ureke ngo uravoka ngo mobile tubwira ko ari avoka mobile ubu muri etike wize bakubwiye yuko ari ugushaka ibirego cyangwa guhondanya imitwe abakozi cyangwa imiryango nta etike mwizemo yo guhuza abantu irimo cyangwa barigeze wasohotse ahubwo ikirego twaguhaye ugiye kugikurikirana urakurikirana icyo baguhaye hari abantu bava hano batanyishyuye kandi banyweye bariye wajya kuri resebusiyo bakaguha ikayi ugakurikirana icyo kirego ukareka gushwanya ubuse uranteranya n'abakozi urateranya ingo kugira ngo wunguke iki ubundi avoka mobile ni ibiki bo ubwo ni ukuvuga nyine bari kugiye kugenda hari kubunga mu muntu uza nyine ni umuntu uburanira abantu ariko agenda abungera ngo ashaka ngo abantu ibirego mu bantu ubundi nyine mobile ni telefone oya mobile ni ukuvuga ikintu kigendanwa ntuzi ko bavuze yimobiriye ni nk'iyi nzu kuko ntigenda ikiri mobile noneho mobiriye ni icyo wakwimukana ese bravo se kiriya gikapura cyaba ari cy'abantu abavoka ko babayeho nabi oya wenda ibyo bivuze ntubivuge abavoka oya mba mobile waba ubigize byinshi bivuze aba mobile ahubwo wavuga uti uyu avoka mobile utameze igikapu ivumbi ryakirenze wabanje ugakira hariho n'ibyondo ariko nibyo najya gukemura icyo kibazo mbese avuga yuko se uburame bwe ari kuri imyaka 46 baravuga 68 ukavuga 40 mvira mu rugo jya kwa avoka hirya se mani firigo iracometse mobile bayi mobile baba we marenga gusora njye nabi ariko bo koko tesheje nimwikorera akazi mw'abantu turafite abantu benshi bazajya babaho bifuza yuko abantu bagwa
ariko abo ngabo sibo bibanza. none se nta kuntu umuntu yajya barega nanone ubundi buryo mwese uriya waba umurega urabona atarataye umuntu aturubure nawe uturubure ibyo mvuga ni ntabwo gira nawe sivashira abakiriya ariko abantu abakiriya bajya baza hano ariko mujye mukora namwe mutabwirana nabi urugize utyagira vuba yari yitemye mubwira uti mukobwa mwiza kataneze iyo nanasi dushyira iki abakiriye uko unezerewe hano mu gikoni niko binezeza n'ugaburira n'amagara yakagumya akagira ate agatera imbere umwaka utaha tuzumve batangaza yuko nyine uburambe ari 70 sibyo hanyuma ikindi mugomba kumenya nuko uku kwezi ndabashyiraho 5 ubuza gahe 5 ntabwo ari 5 sawa sawa Geranye pe. Bitanu.